Mwiriwe mchezo. Ubwo turimo kujya twebwe muri siporo mu misozi. Cyanda se ntago ari cyanda ni hara ku mashuri hakurya. Kano mukita cyanda. Okay. Ni byiza cyane. Kandi kera wajyaga nawe ukina agapira. Uburasaza. Oya. Gusaza ariko nuko ubitekereza. Niba ufata isuku gahinga nk'uyu nayo ni siporo. Sibyo rata? Iyo hinga nayo ari siporo. Nagiye rero musigari. Ubu rero tukaba tugiye mu misozi kuko ni weekend. Byinshi tuba tumaze kubishyira ku murongo. Ari amatungo yacu nyuma y'akazi tukahitaho. Noneho tukaba tugiye gukina. Kuko nari mfite byinshi byo gukora mbere gake. Ubu ni saa 10:02. Ariko abandi bari bansizeho gake buriya ndabasangayo. Umuntu rero bari bumanuke mu misozi. Murabona ikirere cyo mu Rwanda ukuntu ari cyiza cyane. Ikirere cyo mu Rwanda ni cyiza cyane. Imisozi nuko. Ariko tuzi ko muri philosophy ikintu kiba cyiza bitewe n'ukireba. Ikintu kiba cyiza bitewe n'ukireba. Ni ukuvuga muri make ubwiza bw'imisozi ni state of mind. Iyo mind iri positive. Muvuye gukina? Okay, sawa. Iyo mind ari positive n'ibindi ushobora kubona birimo kugenda neza. Ko mundiya murashaka mu kiganiro muze mujyemo. Nta bitekerezo bafite. Nari mwe n'abakinnyi ariko badafite ibitekerezo. N'urubyiruko ruvuye gukina ariko ibitekerezo byari bike. Turacyari rero muri ya session y'ubuhamya. Turacyari muri ya session y'ubuhamya tuvuga ahanini twavuze kuri Jean Paul Sartre. Turamuhuza na Spinoza. Tukavuga ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Jean Paul Sartre ni wa mu philosophe ukomeye cyane. Twaravuze ngo ni superstar of philosophy. Bitewe n'iki yanditse being and nothingness, aricyo bita l'être erroné. Ikiriho n'ubusa, ikintu n'ubusa, ikiriho kubaho n'ubusa, kubaho ubwabyo nanone ubusa. Yaje gushaka kumenya ibiba mu muntu ufite ikibazo cyo mu mutwe. Anywa ikintu cy'umuti, ntayita umuti ariko umeze nk'ikiyobyabwenge ku buryo umuntu ahita agira hallucination, kubona ibintu bidahari, ahita arwara nyine. Yamaze igihe gito n'umwaka ariko bavuga imyaka 2. Ariko byibuza umwaka umwe yakomeje kuba arwaye. Abona ibintu by'ibitaga crabs nk'ibitagangurirwa binini cyane biza kumuhiga ngo bimumerere nabi, ngo bimuhige bimumerere nabi. Ariko ibyo byose bitewe n'umuti yari yaranyweye. Abasore muvuye kuryiga? Salamu. Okay. None ubwo Jean Paul Sartre uwo muti kugira ngo amenye neza ese umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe aba afite iki, aba yumva iki. Mwajye mubona abantu bahamuka muri occasions nyinshi zitandukanye, murabiza amateka yacu. Mujya mubona n'abandi barwayi bakabona ibindi bintu. Urugero yabona umuntu akagira n'umuntu uje kumwica cyangwa uje kumugirira nabi. Ibyo ngibyo arabikubwira ukaba wagira ngo arimo kubishushanya akabya. Oya ntago ari byo. We niyo
reality ababona, niyo reality ababona. Icyo kintu nicyo cyabaye kuri Jean Paul Sartre, nicyo cyabaye kuri Jean Paul Sartre. Hari church rero ntabwo twavuga ngo niyo tugiye kwigishaho, ariko kuko ariyo twabayemo. Muri Korea yigeze kugira ikibazo aho ituruka, igira korali ikomeye cyane, ariko umukuru wayo w'umukobwa ari we mudamu wa pasiteri wabo, ntabwo twirirwa tumuvuga ariko arazwi mu rwego mpuzamahanga. Niyo korali yabo yaje gufungwa bitewe n'iki? Hari umwana w'umukobwa nawe muto wagiraga hallucination n'uburwayi bwo mu mutwe muri rusange, ariko bitewe ahanini n'ubuzima yabagaho muri church, amaze gusariramo kurwariramo. Noneho bamuha ibintu bimeze nk'ibihano, bakajya bamuzamuza esikariye bamuhana cyane, bavuga ko wenda kurwara biterwa n'uko atarimo gukurikira neza ijambo ry'Imana, bakamuhanisha kugira gute, kwandukura Bibiliya yose, kuyifata mu mutwe kandi ararwaye, bakanga kajya kwivuza. Sisa kandi ni umunyagihugu mugenzi wabo. Uwo mwana rero byamuviriyemo gupfa, urumva aho ngaho ni kuri siège, aho iryo dini ryashingiwe kera cyane, niho rishinze aracyariho. Urumva nibyo byabaye aho ngaho, hallucination. Ni ukuvuga nk'uko Jean Paul Sartre yanyweye imiti ikamugiraho ingaruka, ashaka kumenya mu by'ukuri biba bimeze gute. Abantu barwaye bipolar disorder cyangwa schizophrenia bashobora kubona amashusho, bakita amashusho. Umuntu w'umuganga aravuga ngo ni amashusho gusa, ariko abatarabinyuzemo. Natwe rero twabinyuzemo nk'uko byabaye aho ngaho iryo dini ryafunguriwe, natwe byatubayeho mu Rwanda. Iryo dini risa nkaho rihari, ariko noneho iby'ingenzi bakwigisha bawumva ari sawa. Yesu yarabapfiriye, mwese nta kibazo, mumeze neza, mukaba ari cyo mwumva ku ruhande ngo ni abanyabuntu, ariko inyuma birirwa mu iterabwoba rikomeye abemeye kugumamo. Akagusomera ati nk'uko Loti yatandukanye na Aburahamu, Loti akaza kugwa gitumo akajya gutura muri Sodoma akamererwa nabi. Loti nta byaha bindi yakoraga, atariko kuba Imana yari yaravuganye na Aburahamu, ariko Loti mwene wabo babanaga yamara gukira, abashumba batangira gushwanira amariba, akagenda akibera ukwe. Byatumye agwa mu maboko y'abanzi, baramuboha, baranamutwara, barabanyaga bose. Ati ibyo nibyo bizaba ku muntu rero waje muri iyi training y'idini ryacu. Aramutse avuyemo Imana yamwica, aramutse avuyemo Imana yamwica. Muri make nitwe dufite ukuri. Bariya bose bita abarokore, abitwa abagatolika, abitwa abayisilamu, bose bari mu mwijima. Nitwabera bari mu kuri. Bariya bose bari mu mwijima kuko nabo bivugira ko ari abanyabyaha. Ukagira ngo birasa nkaho byumvikana, ariko ubwoba ari bwa bundi cyane. Wamubwira ati ngiye kwikorera ibyo nshaka, ati woya, Imana yakwica. Akaguha ingero z'abantu Imana yagiye yica muri Bibiliya, ukavuga uti ni njye utahiwe nta kintu, ukabana n'ubwoba, ubwoba bukakurangiza. Experience twagize ntabwo iryo dini turivuga, ariko experience twagize is hallucination nk'icyabaye kuri Jean Paul Sartre, natwe cyatubayeho. Ahubwo ukajya ubona noneho abashaka kukwica si Imana, babandi bo mu rusengero ukajya kubona barashaka kukwica neza, ukababona pe, cyane umuntu ukaba wamubona usanzwe mwavuganaga, ariko mu mwanya akaba yiyambitse irindi sura, ukabona yambaye ikintu cya mask. Byambayeho ndi mu Rwanda, bimbaho ndi Bugande,
bitewe na experience y'imyaka nk'itatu nari nakoranye n'abo bantu, ariko gusohoka kubavamo bikomeye. Akubwira ati ntabwo wajya gukora akandi kazi cyangwa iki niba waratangiye iyi training nyine ubwo wowe uwacu. Mbese icyo bita common denominator y'umuntu wese uhaba muri ibyo bintu mu Rwanda no mu mahanga aba ari ubwoba. Ari ubwo bufitiye Imana, ubwo bufitiye umugaragu w'Uwiteka. Ubundi haba habanza ngo umugaragu w'Uwiteka, hagakurikiraho itorero. Ngo ntiwamenya ubutumwa bwiza, ntiwamenya Imana utahujwe neza n'umugaragu wa nyawe. Ubwo bwoba rero nibwo bwa affectinga umuntu. Mu kumenya filozofi ya Spinoza twasanze Imana atari umusaza cyangwa umubyeyi uba hano mu ijuru. Turimo kwihuta nyine kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Twasanze Imana atari umubyeyi wacu uba hano mu ijuru. Rwose ibi bitandukanye n'ibyo idini rikubwira. Wenda niba ukiri mu idini at least ritanagutera ubwoba, nta kibazo ubyumve wenda mu bundi buryo. Ariko icyo turwanya ni ubwoba buba mu bantu baterwa n'abandi bitwaje Bibiliya, bitwaje ko babajyana mu ijuru. Spinoza rero we akubwira yuko Imana atari umusaza uba mu ijuru ufite igitabo cy'amategeko, ufite ahantu yandika ibyiza n'ibibi byawe, ushaka kuzaguhembera ibyiza akaguhanira ibibi byawe. Akubwira ko Imana ari kamere, Imana ari isoko, kandi ibintu byavubutse muri iyo soko n'ibindi bihora bivubukamo ntago bitandukanye n'Imana ubwayo. Ni ukuvuga ntukavuge ngo kamere muntu. Iyo uvuze kamere muntu usa nkaho haba kamere muntu, kamere nkoko, kamere nka, kamere inturusu, kamere giti, kamere buye. Kamere ni imwe mu bintu byose. Icyo mu gitabo cya Ethics chapter 1 or part 1 Spinoza yakise about God cyangwa ibijyanye n'Imana. Yavuze yuko Imana ari substance ibumbye byose, nta kintu kiri hanze yayo. Iyo umenye rero filozofi ya Spinoza, bwa bwoba bwo gutinya Imana ikwica, Imana iguhana, abantu biyitirira, cyangwa na Satani abantu biyitirira, cyangwa abantu batinya bahimba, umenya yuko ahubwo Imana ariyo kamere yawe, Imana ari cyo uri, Imana ari kamere ya mugenzi wawe. Ukamenya uko ushobora kugira neza mugenzi wawe atari kugira ngo uzahembwe n'Imana, atari kugira ngo uzahabwe umugisha wundi wihariye, ahubwo kuko twese turi amashami y'igiti kimwe, kuko hari igiti kimwe gusa ari cyo Mana, twe tukaba turi ya mashami. Ntabwo dukeneye umuntu uduhuza n'Imana, ntabwo dukeneye ikindi kintu cyose twakora kugira ngo twihuze n'Imana, ntabwo dukeneye gusenga kugira ngo twihuze n'Imana. Ese idirishya ryasenga inzu urihaye consciousness nk'iy'abantu? Oya, ahubwo ryagumaho rikajya rifunga rigafungurwa, kuko idirishya n'inzu ni ikintu kimwe. Nawe rero urimo kuri presentinga aspect yihariye iri finite y'ikintu kindi kigize gute, kitari finite, kiri infinite, aricyo Mana. Aspect iri finite, ufite experience nka individual, nk'umuntu ufite experience iri finite, ubarira muri time and space,
nk'umuntu bino byose tubona bizarangira, nk'umuntu bizarangira nk'uko biri finite, ariko iyo birangiye ntabwo biba bigabanyije Imana. Imana ntabwo igabanyuka. Imana ni cya giti ibintu byose biri. Ntitubeho rero ubuzima bwo kwicira imanza, ahubwo tubeho ubuzima bwo kwimenya, kwitahura, aho kwiga cyane cyane ibyitwa ngo ibyaha, amategeko, iki twige umuntu uwo ari we, twige biology, twige physics, twige chemistry, tumenye imisemburo tuba dufite, tumenye za dopamine, tumenye za cortisol, kuko ibyo byose nk'uko Jean Paul Sartre yanyweye ikintu, yanyweye chemicals zikagenda zikamwica, zikamara umwaka wose yararwaye yiruka nk'uko abandi basazi baba bameze, ariko we akagira umuntu umuganga umwitaho igihe cyose. Icyo kintu yari yanyweye cyatumye asara koko, ariko byanamufashije kumenya ikiba nyirizina mu mutwe w'umuntu urwaye mu mutwe. Mu mutwe w'umuntu urwaye mu mutwe. Ubwo rero iyo dukora ibyo dukunda, iyo dutahuye abo turi bo, iyo tufashe ubuzima bwacu tugafata responsibility, tukamenya yuko tuzabigira, buzaba icyo tuzabigira cyo, bituma utaguma muri ya state yo kumva ngo nuko bimeze ntibizahinduka. Ubwo rero turi hafi yo kugera rwose ku kibuga, ku kibuga, mu minota mike turaba tuhageze, hanyuma twiyereke abakunzi, niko dukunda kubivuga. Ariko si ukwiyereka abakunzi, ahubwo ni ukugira gute buri gihe umuntu aba afite ibyo aviza, target. Usibye na basketball, hari n'indi mikino ituma buri gihe ugira focus. Iyo focus ukura mu mikino, tuvuge nk'iyo urimo gushuta, kumarika 3 pointers, bigusaba ukuntu umetiriza impumeko yawe, umetiriza muscles cyangwa imikaya, noneho akaboko kawe kagasa nkaho kabaye umunzani, kabaye ibintu byose, mbese wihuza n'ikibuga, ukihuza na baro, ukihuza n'umwuka, byose ukamenya ko ari ikintu kimwe. Naho iyo ugiye ukajabira, ugatangira kumva utandukanye na baro ufite, utandukanye n'ikibuga, niho uza ugatangira kwicira imanza, biragenda bite, uriya mupira urajya muti. Ariko iyo ukoze training nyinshi, uragera ugakora icyo bita memory, niba reflex, ni nka reflex, ibintu byose bigasa nkaho byikora. Ibintu byose bigasa nkaho byikora. Ujya ubona abakinnyi bakomeye afata umupira ahita atikuramo. Murimo kureba football muri iyi minsi, ntabwo nyireba cyane, ahanini bitewe n'amasaha inaberaho inaha, ntabwo ari ngombwa kujya, iyo yabaye nijoro ntabwo ari ngombwa ko mbyuka ngo njye kureba imipira washwi, ahubwo ngomba gukora ibindi, haruhuka. Ariko abareba ba Messi uko bakina, cyane cyane uko ari foot muba murimo abenshi, mubona hari za reflex, ibintu udatekerezaho. Nibyo hanini by'ukuri. Abantu bibwira yuko ibintu by'ukuri tubihabwa koko
n'ubwonko gusa, ariko ubwonko bwifitemo kuba bugabanyijemo kabiri. Urumva, ubwonko bw'iburyo n'ubwonko bw'ibumoso, hemispheres. Ibyo rero bituma ibyemezo bisa nkaho bifatirwayo, bisa nkaho bigiye muri cya kintu cya duality, icyiza n'ikibi, ibumoso n'iburyo. Urumva, ubwonko ibumoso n'iburyo, icyiza n'ikibi. Igikenewe n'ikidakenewe. Ariko noneho hari n'ubundi buryo ufata ubumenyi ugendeye kuri intuition, nka cya kindi Spinoza avuga kuri third level of knowledge. Uziko avuga the first is imagination, the second is reason and logics, the third is, icya gatatu ni intuition. Intuition uyibonera cyane cyane nko mu mutima. Umutima ntabwo uzana ibyo kuvangura ngo ibumoso n'iburyo, ntabwo ugabanyijemo kabiri, ahubwo ukurura ikintu. Urugero, hari igihe wumva umuntu kanaka arimo kundwanya, hano hantu hari icyago, ukacyumva ariko ukabura ibimenyetso. Urumva, ubwonko busigara buvuga ati ese ibimenyetso biri, ukabibura. Ariko umutima wo ubaranje kuguha amakuru. Wenda si iyo tuvuze umutima nabwo ntitwumve wa undi w'inyama gusa wonyine, ariko ni ahantu habera intuition. Nayo ni ngari, ntabwo iba mu kantu kamwe gusa nko mu mutima, tutatumva nabi. Iyo umenyeranye n'umuntu rero, uba ufite amakuru ye niyo mutabana. Ababyeyi bawe cyangwa umuryango wawe, iyo ugize ikibazo uba ubizi. Abazi noviciat cyangwa iki ni imyiteguro y'abapadiri. Hari noviciat nabanagamo n'abandi bantu b'abapadiri, ariko twagombaga gutaha rimwe mu mwaka. Ariko mu gihe cya training mama yaje gupfa, ariko apfuye narabimenye, nta telefone, narabyumvise pe ko birangiye. Ku buryo n'igihe twari tuje ku meza, padiri utari uhari yarasohotse, yaraje adusanga ku meza, ari ufite ayo makuru bamutelefone, kuko nta telefone twagiraga. Ariko atubwira ati reka mbabwire, nari mbizi ko ari byagiye kutubwira kuko nari nabimenye. Nuko umutima wari wabimbwiye, nkabyumva, ariko nta kimenyetso, nta muntu wa telefone, ntacyo. Nibyo, ibindi ni birebire, natashye ndashyingura, ariko ibyo ni bisanzwe mu bantu, cyane cyane ko ariyo nzira yo kwihuza mu buryo bufatika na kamere yacu. Iyo dupfuye bakadushyingura cyangwa tugakorerwa ikindi, tuba dusanzwe duhujwe n'Imana, turi Imana, ariko bitewe n'uko burya ugakora, ugasuhuzanya n'abantu, ugaturana nabo, uba wibwira ko utandukanye n'Imana, ko utandukanye n'abantu. Ariko iyo projet ya Dasein yarangiye, muri filozofi ya Martin Heidegger, projet ya Dasein iyo irangiye, ubona ko uba wihuje na kamere yawe. Murakoze rero, tugendanye iminota 25, atari kugira ngo mumperekeze gusa, ahubwo kugira ngo
tunige. Ntutinye usangize abandi ubutumwa bujyanye no gukomerera muri wowe, nta kugira ngo ushake impamvu y'umunezero wawe